twese twatangiye kwibaza tuti ese 2026 n'iryo herezo? Hari imyaka imwe n'imwe yandika amateka ikoresheje amaraso, ariko hari n'indi yandika ikoresheje zahabu, ariko hari imyaka iza igahindura bundi icyerekezo cy'ikiremwa muntu. Uyu munsi ntabwo naje kubakura umutima, ahubwo naje ngo dufatanye gusengurira mwoyo yakomeye yatangiye gushyira abatuye isi mu kangaratete. Umwaka wa 2026 kuki umwaka uri kugarukaho cyane, kuki abahanuzi mu madini, abashakashatsi mu by'ikirere n'abahanga mu bukungu bw'isi bose bahurizaho nk'umwaka w'ihirika ry'ibihe. Isi bavuga n'impamo cyangwa tekinike z'ubwoba zigenewe kuyobya intekerezo zacu. Mu kiganiro tugiye kureba hamwe ibimenyetso bitanu bikomeye bituma 2026 bihangayikisha benshi, kandi tubisengurire hamwe mu mucyo w'ukuri nta kubeshya na guke. Njyewe rero ni nk'isanzwe Sam Double Kiki. Niba ugeze aha bwa mbere ntibagire gukora subscribe. Reka duhere ku bintu bifatika bitari imyizerere gusa. Abahanga mu by'ikirere n'inyenyeri bo muri NASA no mu zindi nzego zikomeye bemeje ko hagati ya 2025 na 2026 izuba rizaba riri mu bihe byaryo bikaze cyane. Isi ngibi bivuze iki? Ibivuze ko ngo izuba rizarasira isi imirasire y'amashanyarazi afite ingufu cyane maze igahagarika satelite zose, ngo hamwe n'amashanyarazi n'itumanaho rya interineti ku isi yose. Tekereza nawe, isi maze iminsi 3 cyangwa se icyumweru idafite interineti, idafite amashanyarazi, idafite uburyo bwo guhanahana amakuru. Abantu benshi bashingira kuri mwijima w'ikoranabuhanga ugiye kubaho, bakabuza n'ubundi buhanuzi bumaze imyaka magana buvuga ku bijyanye n'iminsi 3 y'umwijima. None se 2026 izaba umwaka wo kuzimya ikoranabuhanga ry'abantu kugira ngo abantu bongere bitekerezeho neza? Reka dutegereze. Ntabwo twakwirengagiza ngo tureke kugaruka ku buhanuzi bw'amadini ndetse n'ibijyanye n'iminsi 3 y'umwijima birimo kuvugwa, kuko iyo uvuze 2026 ushobora gusiga inyuma ubuhanuzi bwo mu madini atandukanye, kuva ku butumwa bwa Mary George kugeza ku bahanuzi bakomeye mu matorero ya Pentecote. Bose bafite ijwi rimwe gusa bati 2026 umwaka w'urubanza. Abanyamadini bamwe bavuga ko uyu mwaka ari uzaba mu bimenyetso by'irima ry'ububasha bw'abantu, bavuga ko isi izinjira mu mwijima w'icuraburindi, ngaho ngo ibintu bitagaragara bizabigendagenda mu kirere. Bavuga kandi ko ngo abantu bazasabwa kuguma mu mazu yabo ngo bafite amazi n'ibindi bikoresho byahawe umugisha, kandi ubatunzwe n'amasengesho gusa. Ese kuki ubutumwa bukaze? Ukuri ni uko iyi si mu ntambara n'ibyorezo nka COVID-19, intekerezo zacu nk'abantu zikiza ku mpera, tugatekereza ko ubwo isi igiye kurangira. Ariko igitangaje rero ni uko ibi byose biterwa n'ibimenyetso by'intambara bitagaragarira amaso yacu muri uyu mwanya, kandi tukaba tudafite ubushobozi bwo kureba ibizaba ejo. Reka tugaruke ku rwego rwa politiki n'ububanyi n'amahanga. Umwaka wa 2026 ufite isano rikomeye n'amateka. Ku itariki 4 Nyakanga 2026 Leta z'Ubumwe za Amerika zizaba zujuje imyaka 250 mu mateka y'isi. Ubwami bwose bw'ibihangange yaba Roma, Babuloni n'ubundi bwami bwose bwayoboye isi iyo bugeze ku myaka hagati ya 200 na 250 butangira gusandara no gusimburwa n'ubundi bwami bufite ububasha n'ubushobozi kurenza ubwariho. Ibi rero bituma abasesenguzi benshi bavuga ko uyu mwaka wa 2026 ari wo mwaka ushobora kuranga ihirima ry'ububasha bw'uburengerazuba no kuzuba ububasha bwa Aziya, Ubushinwa n'Uburusiya. Ibi rero ntabwo biba mu mahoro, ahubwo biba binyuze mu ntambara zikomeye. Niyo mpamvu amagambo intambara ya gatatu y'isi yose iri kugarukwaho cyane. Ubuhanuzi bwa Nostradamus cyangwa se Baba Vanga bose bagavuga ku ntambara izatwikira igice kinini cy'isi, kandi ibimenyetso batanga byerekeza ku nkubiri y'intambara izaba igeze mu mahina uyu mwaka wa 2026 ujya kurangira. Ibindi byahanuwe cyangwa bivugwaho cyane ni The Great Reset cyangwa se ikirango cy'inyamaswa 336. Muri iki gihe hari ikintu cyitwa The Great Reset cyangwa se guhindura isi burundu. Ihuriro ry'ubukungu ku isi World Economic Forum ivuga ko mu wa 2030 buri kintu cyose kizaba cyarahindutse, ariko ngo 2026 ifatwa nk'umuryango cyangwa se intangiriro. Ibi rero nzi bituma abantu benshi bibaza bati ese muri uyu mwaka niho amafaranga y'impapuro azahagarara maze agatangira amafaranga y'ikoranabuhanga? Abantu benshi bita abasesenguzi bavuga ko ubu ari uburyo bwo kugenzura umuntu, kuko nuzaba udafite interineti, utumviye leta, konti yawe izahita ifungwa. Benshi mu bayobozi b'amadini bagiranye umushinga n'umubare w'inyamaswa 336 uvuga mu byahishuwe. Bavuga ko uyu mwaka wa 2026 aribwo itegeko ryo gushyiraho icyo kirango rizatangira gushyirwa mu bikorwa kugira ngo ubashe guhaha cyangwa kugurisha. None se uki umwaka wa 2026 ari wo umwaka uvugwa cyane? Noneho mureke twese hamwe dusesengure mu buryo budaca ku ruhande. Ese zose ni ukuri cyangwa n'uburyo bwo kudukura umutima? Twagiye tubona imyaka nk'ingiyi mu mateka.
mu mwaka w'igihumbi abantu barapfukamye bategereje imperuka ariko ntiyaza. mu mwaka wa 200 bavuze ko mudasobwa zose zazimya isi igahagarara ariko isi ntiyahagarara. mu mwaka wa 2012 kalendari y'abamaya bavuze ko isi irangiye ariko ntiyarangira. ariko nubwo bimeze bityo hari ikintu gitandukanye kuri 2026. ubu ngubu isi ifite intwaro za kirimbuzi zishobora kurimbura isi inshuro 50. ubu isi ifite ubwenge bwo gukorana AI ushobora kurimbura umuntu. ubu ngubu isi yugarijwe n'ibura ry'amazi n'ibiribwa ritigeze ribaho. ubuhanuzi bwo muri uyu mwaka rero ntabwo bushingiye ku nzozi gusa, ahubwo bushingiye ku muvuduko isi yikubiseho mu buryo bwo kwihuta mu ikoranabuhanga no gutakaza ubumuntu. none se twitegure dute? muri inshuti zanjye munteze amatwi, muri uyu mwaka wa 2026 ntabwo mbasaba kugura imyenda y'icyunamo, ariko mbasaba kuba maso. 2026 ishobora kutazaba iherezo ry'isi mu buryo bwo kwitwika, ariko ishobora kuzaba iherezo ry'isi twari tuzi. ishobora kuzaba iherezo ry'ubwisanzure bwo mu bukungu, iherezo ry'amahoro mu bihugu bimwe na bimwe, cyangwa se iherezo ry'uburyo twasengagamo n'ibindi. ukuri rero nuko nta muntu uzi isaha n'umunsi, nta muntu ufite imfunguzo z'ejo hazaza mu kiganza cye, ariko umunyabwenge ntiwitegura ibyago, ntitegura ibirori gusa. none se ibimenyetso biteye ubwoba bitubwira iki? bitubwira ko igihe ari uyu munsi, igihe cyo gukunda, igihe cyo gushaka amahoro muri wowe. iki ni igihe cyo kumenya ko isi ari urugendo, atari icumbi ridashira. soza iki kiganiro ndagira ngo usubize cya kibazo ushoka nawe waribajije, ese 2026 ni impamo? impamo ni uko isi iri mu masangano. ibimenyetso batanga si iby'iterabwoba gusa, ahubwo ni intabaza idusaba gufungura amaso. niba 2026 izaba umwaka w'imvura y'umuriro cyangwa se umwaka w'iterambere ridafite ubumuntu, bizaterwa n'amahitamo y'abantu bari kuyobora isi ubu ngubu. wowe rero ubibona gute? ese witeguye guhangana n'uyu mujima bavuga, cyangwa se wumva ari amagambo y'abashaka guhagarika imitima y'abantu gusa? niba wagize icyo wunguka muri iri sesengura, tubwire muri komenti, kora subscribe, sangiza abandi iki kiganiro maze dukomeze kuganira. twese turi mu bwato bumwe, kandi uyu muvu w'amazi utegerejwe muri uyu mwaka 2026 tuwutegerezanye umutima utuje n'ubwenge ufunguye, nta kwemera buri kintu cyose tubwiwe. nitwa Sam Double Kiki, mugire ibihe byiza.